afata ibuye rinini, afata ikintu cy'itafari cyari kiri aho kinini, agiye kugitera uriya, ariko uri ntarebe, aramumena umutwe. Ngenda nabirebaga ndi ku ruhande, narebaga imbere, narebaga n'inyuma, none ndakubona kumena umutwe we, ariko yarimo aragenda ageze imbere uza kusitara gatoya uname, arasitara runama, byabuye rimuca hejuru. Haleluya, Imana igumugisha. Pastor DJ atugeze ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka dusenge Imana. Niba dukunze kuba tuza gatoya tukaba dusenge. Yego. Iminota mikeya, bambaye iminota 30 kugira ngo babe bitunganya. By'ukuri nabwiye bamwe ndababwira ngo nayo ishobora kuba myinshi, ariko munyemerere dusenge uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tubaye icyubahiro. Niwe data nk'uko twabiririmbaga, uri data, uri data. You are the Father who can care for us. Uri Imana itwitayeho, uri data, uzi amazina ya buri muntu wese kandi uzi n'ibyo tunyuramo. Turamushimiye kubw'ijambo ryawe wahumekesheje kugira ngo ridutunge. Niwe wavuze ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, azatungwa n'igiturutse mu kanwa kawe. Buri muntu wese uri hano ushobora kumuganiriza, twese watuvugisha Mwana. Waravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Reka muri uyu mugoroba ijwi ryawe ryumvikane mu matwi yacu, ijwi ryawe ryumvikane mu mitima yacu. Muri byose uhabwe icyubahiro, natwe abantu bawe duhabwe umugisha. Urazamuka ushyizwe hejuru mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Nimunyikirize haleluya, haleluya. Najya tuganire namwe ijambo ry'Imana, kandi munyemere manzi nshimire arambe. Ese twabakomera amashyi abantu b'Imana babaye igitaramo cyiza. Hari abana mukiri hano, reka mbere ko tuganire ijambo ry'Imana tubatume konseri ni ryari ko twumva twishaka kuwa gatatu. Nibangaye twemeranyije ko twayitegura vuba, dutegura igitaramo, dutarame dutinde. Ndabizi ko bisaba amalogisitike menshi, ariko mubikore vuba. Turabatuye, uzadutumikire Pastor Ben, Imana ibaho umugisha. Icya kabiri kandi nanone hari igihe gutunganya indirimbo nabyo bisaba igihe, kuko bisaba bikora mu rwego rwa excellence, ariko mugire vuba kuko mwatumupfesheje. Bibiliya ngo mwarasogongeye mukamenya ko agira gute, kwagira neza, nimwegere. Mwatusomeje kuri gloire, kuri ubwiza. Turajya ngo rwose tuzegere cyane. Imana ibaho umugisha. Ndashaka kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nageze hano muna settings nsanga simimenyereye, mwebwe wenda murayimenyereye, cyangwa se abatamenyereye setting nyingi ni bangahe? Reka turebe ibiganza byacu. Very good. Noneho nsanga uburyo abantu bahagaze ku mpande ndamumva ndayishuriwe. Haleluya. Kandi mu byo bishuriwe nta kintu kiryohera umuntu w'Imana nk'Imana ikuvugishije. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana ryitwa ngo inzira z'Imana. Inzira z'Imana nicyo jambo tuganira mu minota rwose itari myinshi. Ndabizi ko tutafite Bibiliya wenda cyangwa se tutareba, ariko dushobora guexploringa muri telefone zacu. Turasoma muri Yesaya 55, Yesaya 55, Yesaya 55 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Bibiliya iravuga ngo Yesaya 55 umurongo wa 8, wereka jewe Imana ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ku Uwiteka avuga. Mu bakera akavuga, Bibiliya ikavuga ngo nkuko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Bivuga ngo amen. Haleluya. Bivuga ngo amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka tuzamure ibiganza dusuze ko Imana kuri hagati muri twebwe. Zamura ibiganza byo kubirenza amatwi uvuge ngo urakomeye Mana. Haleluya. Yesu ashimwe. Bibiliya yavuze ngo ibyo njyewe Imana nibwira, ibyo nibwira, ibyo ntekereza, my thoughts,
ibyo nibwira ngo bitandukanye n'ibyo mwibwira. Ubwire mugenzi wawe mwegeranye uvuga ngo sinkubahutse, ariko ibyo wibwira bitandukanye n'ibyo Imana yibwira. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo inzira zanjye, my ways, inzira zanjye, uburyo nkoramo ibintu ngo bitandukanye n'uburyo mwebwe mukora, n'imihanda munyuraho, umuhanda ucamo utandukanye n'ubwo wowe watekereza ko ucamo. Niko Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze, ntabwo twakomeje gusoma iyo texte yose, ariko Bibiliya yavuga ngo nk'uko ijuru ngo risumba isi. Iyo bavuga ijuru ntabwo ari ijuru iki kirere tubona, iyi sky cyangwa se hano indege zigendera, hano twohereza amafize, ariko baba bavuga ku yandi masi, bavuga isi ya univers, isi ya universe, isi y'isanzure. Bakavuga ngo nk'uko ijuru risumba isi. Mwumve, aba astronaute ntabwo barabasha kumenya uko univers ingana. Barapimye, bazana za telescope ziremereye cyane zishobora kureba. Twiga kera twigaga ko hari imibumbe icyenda, twigaga za Mercure, za Saturne, za Jupiter, za Venus, twize n'umubumbe witwa Pluto. Ariko abiga muri iki gihe basanze ngo Pluto atari umubumbe, ahubwo yabaye inyenyeri. Iyi si dutuye ni nini cyane ku buryo abahanga bapima isi ntibarabasha kumenya uko ingana. Bibiliya rero yavuze ngo nk'uko ijuru risumba isi, iri si, iyo si bavuze univers, ngo niko n'inzira zanjye. Oh, haleluya! Mwebwe amen. Imana ifite inzira, wa mugani w'umurundi wavuze ngo ziruta iz'umusegetera. Umusegetera murawuzi. Mustikeri, ngo ziruta imyenge ya mustikeri. Inzira z'Imana ntizirondoreka. Reka mubwire muri aka kanya yuko Imana yagutabara mu nzira utigeze utekereza ko yagutabariramo. Muvuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Imana iratangaza. Reka mbahe ingero nkeya zo muri Bibiliya, ingero nkeya gusa zo muri Bibiliya. Mose yarayoboye 3,000,000 z'Abayisiraheli bagera ku nyanja itukura. Bageze ku nyanja itukura, Farawo yarabatuze n'amagare n'amafarashi. Iruhande hari imisozi, ahandi hari igihome cya Persefoni. Ntabwo bashoboraga gutambuka kereka baciye mu nyanja. Bibiliya iravuga, Imana iramubwira ngo narambura inkoni, ayirambura, hanyuma Imana ica inzira ahatari hari inzira. Imana ica inzira mu nyanja itukura, barambuka. Hashize imyaka 40, nanone Yoshua agera imbere ya Yorodani. Yari azi formule yo kwa Mose, yuko Mose yafashe inkoni akarambura. Ariko asenze Imana iravuga ngo ntukoreshe inzira ya Mose. Bwira abatanzi baheka isanduku y'Uwiteka, bakandagire muri Yorodani. Bakandagiye muri Yorodani icikamo kabiri. Imana yatabaye Mose, yatabaye na Yoshua, ariko mu nzira zitandukanye. Muvuge ngo amen. Haleluya. Eliya nanone ashize imyaka myinshi agera kuri ya Yorodani. Yari azi formule ya Mose yakoresheje inkoni. Yari azi formule ya Yoshua akoresha abatanzi ukanagira mu nyanja. Ariko Eliya, Imana iramubwira ngo niyikuremo umwitero, awugire gute? Awukubite ku mazi. Awukubise ku mazi, amazi acikamo kabiri, arambuka ahumutse. Bose uko ari batatu bambutse ahumutse, ariko mu nzira zitandukanye. Imana inzira ikoramo igutabaramo itandukanye n'ikora itabaramo, ariko byose ni inzira z'Uwiteka. Ngo amen. Haleluya. Inzira z'Imana. Nubwo ari umuntu ugowe mu mutima, nshaka kugira ngo humura, Imana ifite inzira nyinshi izakoreramo ibyo yakubwiye kuzakora. Humura, wicika intege. Bwana Yesu asifiwe sana. Ese mwanya mbere tugakomera Yesu amashyi, umwami w'abami. Umva rero igitangaje, hari igihe cyageze nanone, Bibiliya iravuga ngo Yesu yohereza abigishwa baragenda bambuka inyanja, bari mu bwato bwo mu masaha ya 10:00 mu nkoko, mu gicuku kinishye. Yesu ashaka kugenda nanone ku mazi. Yari azi formule ya Mose y'inkoni, yari azi formule ya Yoshua y'abatambyi, yari azi formule y'umwitero ya Eliya, ariko ntabwo yari yakoresheje, ahubwo we yakandagiye hejuru y'amazi aragenda. Inzira z'Imana ntizirondore. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Oh,
Imana ni kwizera. Imana yigisha rino jambo yigishije mu buryo bwo kwishuri. Yanyigishije umunsi umwe narindi ahantu hitwa Butare mu cyarabu, Huye murahazi, mu cyarabu kati y'Arabe hariya. Ndimo ndagenda n'amaguru, hari abana babiri baba mayibobo cyangwa se bana ku mihanda barimo bararwana. Noneho ndabitegereza mbona barimo bararwana, umwe arakubita undi ngumi arangije aragenda amutera umugongo. Reka nkoresha urugero, nkoreshe Pastor Ben ihangane n'ubwo ari umushumba, nkoresha urugero gatoya murebe ukuntu byagenze. Umwe aragenda ahindukira uyu yariye, uyu ni umwana umwe yari ari kurwana n'uyu, uyu agenda ahindukira atareba uyu w'inyuma, urabona ko yamuteye umugongo. Hanyuma uw'inyuma afata ibuye rinini, afata ikintu cy'itafari cyari kiri aho kinini, agiye kugitera uriya, ariko uri ntarebe, aramumena umutwe. Ngenda nabirebaga ndi ku ruhande, narebaga uw'imbere, narebaga n'uw'inyuma, none ndakubona kumena umutwe we, ariko yarimo aragenda ageze imbere kusitara gatoya uname, arasitara runama, byabuye guca hejuru. Aho haleluya, Imana y'umugisha. Yarasitara runama, ibuye riguca hejuru. Bitavuga ngo Imana ishimwe kunyigishije. Hari igihe Imana idusitaza ibuye bigaca hejuru, ari inzira y'Imana kugira ngo tutatumena umutwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero n'ubwana mu mwuka kurizwa n'ubusa. Gira mugenzi wawe ntukarizwe n'ubusa. Kurizwa n'ubusa ni igihe cyose ikintu kikubaho ukababara ngo ndapfuye, ndashize, birarangiye, karabaye. No, ntacyakomera umutima yezagira ikiguca intege. Inzira z'Imana ntizirondoreka, nubwo Imana yagusitaza hari ibiguca hejuru bitazagukomeretsa. Muvuge ngo amen, haleluya. Muri Bibiliya yose tubona Imana ikora mu nzira zitandukanye. Yesu muri Bibiliya batubwira byibura abantu batatu yazuye. Kuvuga Yesu ntabwo ni kuvuga abazuwe na Petero cyangwa se abazuwe na Paulo, ariko Yesu batubwira abantu batatu. Yazuye Lazaro, yazuye umwana wa Yayiro, yazuye umwana w'umupfakazi w'i Nayini. Uko ari batatu, muzi ko bose uko ari batatu ntabwo Imana yaciye mu nzira imwe kugira ngo, ntabwo Yesu yaciye mu nzira imwe kugira ngo abazure. Yageze kwa Lazaro amaze 4 good days, iminsi ine myiza yaranutse. Ariko yageze ku mwana w'umupfakazi w'i Nayini, ariko agipfa ngo aragenda akora ku kiriba gusa, akora ku isanduku. Ahandi yageze kwa Lazaro aramuhamagara ngo Lazaro byuka. Ariko yageze kwa Yayiro nanone aramubwira ngo tanga saa 10, wari wapfuye nanone arazuka. So abo bose yazuye yaciye muri formule zitandukanye. Rero hari igihe Imana nubwo ishobora kuguha umwana biciye mu nzira runaka, ubundi ikamuha umwana biciye mu yindi nzira, abana bagaturuka mu ijuru, ariko muri formule zitandukanye mwese mugatabarwa. Nasobanukiwe rero yuko ubuzima nitsitara ntazarishwa, sinzarizwa n'ubusa, kuko hari inzira z'Imana. Ku rusengero rwacu dufite umumama twarahuye umunsi umwe bamaze kumwirukana. Yaramaze kubona atarahura n'umuntu n'umwe, yaravuye ku kazi, twe tutanye rendezvous, turahura muri parking yo muri Kigali Heights. Turahura muri parking, asohoka mu modoka ye, nanjye nasohoka, none duhura mbona arimo ararira. Ndamubaza ngo bigenze bite, ahita ambwira ngo dore pastor, ngo dore lettre, bamaze kunyirukana. Anyereka urwandiko bamwirukana. Ndamusengera nk'umushumba aho nyine muri parking, navuga ngo komera, umuryango umwe ufunze undi urakinguka. Nyuma y'umwaka duhuye ndashimira Imana abantu banyirukanye. Uyu munsi tuvugana akoresha abantu barenze 50. Akoresha abantu barenze 50. Sinzi kubabwira business akora kugira ngo nakora advert, nakora publicité mu giterane cya Alarme, ariko n'umwe mu entrepreneur bakomeye. Yarambwiye ngo muri weekend imwe, niko yanyibwiye, muri weekend imwe business akora ishobora gutungana amamiliyoni 40 million. So miliyoni 40 muri weekend imwe. Aho yakoraga yahembaga 700,000 500,000. So yarambwiye
ngo ndashimira Imana yansitaje hanyuma nkagwa ku kinombe akaba ari cyo mbona ko inzira z'Imana nubwo zagusitaza humura. Haleluya. Imana ni igihe uri kubigenza kandi Imana nica mu nzira twamenyereye. Bwana Yesu asifiwe sana. Inkuru za Yesu zose zigaragaza yuko Yesu atajya buri uko abigenza. Imana ishimwe ko mwakorera umugabo utajya buri uko agira, mukorera umugabo utajya ananirwa, mukorera umugabo kandi utajya ujya mu nama ngo consulte kugira ngo dutabare. Haleluya. Nimunyemere twongere Yesu abashi benshi yo kabyara. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo rw'Imana icinjira mu buzima bwawe ikugenderere mu nzira zayo. Oh haleluya. Umunsi umwe inkuru iraryohera. Yesu yageze ku kidendezi cy'i Betsaida. Bibiliya ntibivuga muri Yohana 5 aragenda agera i Yerusalemu. Iyi nkuru mwese murayizi, ndatekereza ko mwese muyizi. Aragenda agera ku kidendezi cy'i Betsaida, abona umugabo aramubaza ngo ese urashaka gukira? Cyari ikibazo cyoroshye. Hari ibibazo umuntu asubiza yego cyangwa oya, les questions fermées niko babyita, sibyo? Ni ikibazo bakubaza ngo ese ufite inyota? Yego ndayifite, cyangwa oya ntayo mfite. Yaramaze ikibazo cyoroshye kurashaka gukira. Umugabo atajya kumubwira mu background avuga turabona nta muntu mfite. Ntabwo yaramubajije gusa ufite umuntu cyangwa ntabwo ufite. Cyari ikibazo cyoroshye ariko kurashaka gukira. Undi atajya kumubwira turabona marayika yamanuka akabirindura amazi kandi yagiye kubirindura amazi kubera ko nta muntu ufite, abandi bantanga mu mazi. Yesu aravuga ati reka izo formire za marayika umanuka njye nahageze aravuga ngo uyu mwanya ikorera uburiri bwawe. Oh haleluya. The ways of God. Oh inzira z'Imana. Uwo mwanya aravuga ngo byuka wikorera uburiri bwawe wigendere. Byuka wikorera uburiri bwawe ugendeye. Oh uvuge ngo amen. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo hari ku munsi w'isabato umugabo arabyuka yikorera uburiri bwe arigendera. Nta marayika waje. Murabona hari ukuntu amatorero cyangwa se abantu b'Imana twamenyereye ibintu bya formule. Niyo mpamvu nashinja narume kuya duhindura ibintu, igashyira stage hano hagati, igashyira korari mu nguni n'indi hariya mu nguni n'indi. Mwafashijwe se cyangwa ntabwo mwafashijwe? Buri hantu ushaka gutaha birageze sibyo menyereye korari hariya. No, umunsi umwe tuzaza amateraniro hano turye igaburo ryera. Sense hari umuntu tugiye kwigaburo ryera muri hano no, reka kwikunguta. Inzira z'Imana zitandukanye n'icyo wamenyereye. Kuko abatraditioniste, kuko abantu bamenyereye ibintu. Yesu nicyo yapfuye n'abafarisayo. Yesu yarababwiye ariko ngo ntawe wafata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka ngo ishaje. Yararimo aravuga iki? Yarimo mugiye nazanye ibintu bishya ariko mwamenyereye. Bakuvuze muri abatraditioniste mukora ibintu muri ariko njyewe naje ni njyewe vino nshya. Nimwanshyira muri tradition zanyu zishaje. Bibiliya iravuga ngo kubera iki ibyo bibaye ngo mwasanga. Yararimo arababwira ngo njyewe nkora ibintu mu buryo butamenyerewe. Ndagira gutegereza Imana mu rugo rwawe yuko Imana izagutunguza ibintu bitamenyerewe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yuzuye ingero. Nshobora kubabwira ingero byibana 50 na 50 zitamenyerewe Imana yagiye icamo kugira ngo igire neza abantu. Nawe ndebera Eliya akaba kumana atangaje. Oh haleluya. Haleluya. Reba Eliya mu gihe cy'inzara Imana iramwohereza ngo najye ku kagezi. Iravuga ngo nzakuzanira ibintu bigutunga. Igikona kikazana hambaga, kikazana umutsima n'inyama. Umutsima n'inyama si hambaga. Umutsima igikona cyazana hamburger, kikazana hambaga mu gitondo, kikazana hambaga na nimugoroba, kikamugaburira. Igikona ubundi nicyo gikunda inyama. Muzambariza abateoloje bari hano.
niba cyarahitaga kitabishaka, niba cyarazaga kikadepoza ahantu runaka, ariko izo ibyo ntitubizi. Nuko Eliya yabayeho ntiyasonza kubw'inzira z'Imana. Oh, haleluya! Ubundi igikona muri Isirayeli bakita ni kizira, ni za nyamaswa zizira. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Imana igaburira Eliya biciye muri izo nzira. Imana izana ibikona mu buzima bwawe mu izina rya Yesu, bigutunga. Yesu ashimwe cyane. Umva rero ikindi cyanagaje muri histoire ya Eliya. Nyuma y'igihe akagezi karakama, yari ku kagezi kitwa Kiriti karakama. Gakamye, sikia Mungu wangu, sikia munyumvire. Ubundi umuntu ashaka gutabaza akabura ati jewe nashonje. Watekereza umuntu muziranye w'umukire ufite ibimusagutse baba mugenda kugaburira, si logique. Iyo niyo logique. Imana mu mugenda ku mupfakazi. Umupfakazi cyambere yabaga Isidoni hari katikati kwa Yezebeli, hari hagati neza aho abashaka ubugingo bwa Eliya babaga. Icya kabiri, umupfakazi gwaragiye gutora udukwi, gwarasiganye agafarini gakeya mu kiganza. Ariko niwe Imana yoherejeho Eliya kugira ngo amutume inzira z'Imana. Subiramo ngo inzira z'Imana, subiramo cyane ngo inzira z'Imana. Oh, haleluya! Aragenda aramutunga. Rero Imana yakoresha inzira utamenyereye kugira ngo ikugirire neza. Ufite niyo message yanjye y'umugoroba. Imana izakoresha ibintu bitamenyerewe ngibi kugira ngo ikugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Imana izakoresha ibintu utamenyereye. Reka mbaye témoignage ziyanyura tingaye yanabwiye madamu wanjye ngo mbere tayikipa, ariko mwenye afashijwe nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Cyangwa se msimbwire ndio mvuge cyangwa ndekera. Bwana Yesu asifiwe sana. Kababwira témoignage iratangaje. Mumama yari yarajogotse. Babwirwa kujogoka, kunyagirwa muri Kigali. Ajya bavuga misini sakaye wari wese yanyagirwa. Nawe yari yaranyagirwa. Byari byaranze, yari guca mu bibazo bigoye. Afite abana babiri, kurya ari intambara. Noneho uyu mama ajya gusenga ahantu. Aragenda agiye gusenga, yumva mu mutima we Imana iramuganirije. Iramubwira ngo ibibazo byawe ndabirangije uyu munsi. Ikimenyimenyi, uyu mugoroba ndabagaburira kandi murarya buhage. Yumva mu mutima we iyo confirmation. Aravuga ngo Mana urakoze kunsubisha. Yumva rwose ubutayu burarangiye kandi uwo mugoroba bararya buhage. Arataha abwira abana be, aravuga ngo Imana yavuganye nanjye, yavuze ko ubutayu bwacu burangiye. Ikimenyimenyi uyu mugoroba turarya duhage. None mukore komande y'ibyo mushaka. Abantu ibyo dushaka ibyo byose bati yego ibyo mushaka. Umuntu utari ufite kawunga, umuntu utari ufite ibishyimbo abwira abana ngo mukore komande. Abana baratangira gukora komande nabo. Baravuga ngo ndashaka inkoko. Umuntu abati inkoko, ndashaka na dessert ya ice cream. Donc batangira gukora bya bintu abati nowora ry'inkoko nyenda ry'ifi. Kandi si ifi niyo yose. Ndarya Thompson, ndarya Capitaine, ndarya Tilapia. Donc batangira gukora amaliste y'ibyo bashaka kurya. Abo bana umwana bareba bati se muramwiki. Abana bavuga n'ibyo babo. Ndashaka kunywa milkshake. Arabani icyaka kise kizamuka. Abana batangira kuvuga ibintu bashaka kunywa kandi ibintu bihenze. Mama bavuga atanabizi. Now wumve umumama asa nk'agize nk'ubwoba gatoya. Ajya mu cyumba cy'amasengesho cye atajya ku mwana ko numvise ijwi ryawe kandi kutajya ubeshya wavuze ko tugaburire. Arimo arasenga gutyo ku idirishya rye hahita anatheist, umuntu utemera ko Imana ibaho, umuate ahita ku idirishya rye yumva mama murokora arimo arasenga, arimo aravuga ngo Mana wavuze ko tugaburire. Atambutse ku idirishya rye abataramu bariko barakora muri iyi minsi. Ubu se yasaze yacanganyikiwe ngo reka mukomeshe. Uwo ataragenda muri supermarket
agura ibiryo bihiye, agura ibiryo murabizi za supermarket zigurisha ibiryo mbese bihiye, abishyira muri takeaway, arabipakira inkoko, amafi, arabipakira, arabipanga neza, arangije afata n'ibiryo bidahiye, aramanura amakaroni, aramanura byose arabipakira, arangije abishyira mu modoka ye, aragenda ajya kumanga kwa mama mu rukore, aragenda akomanze, mama mu rukore arasohoka, hanyuma aramukingura avuga ati ko ntabamenye, avuga ati ntabwo wamenya, niyo mvuye kwa shitani. Ntabwo mvuye kwa shitani, mbese shitani arangenderera, agiye gukinga, uretse gukinga amaze kubwira mesaje nzara, mvuye kwa shitani, yambwiye ngo nze mugaburire, dore bifite ibiryo hariya mu modoka, ariko niba wemera ko ibyo kwa shitani, genda ujye kubifata. Reka mbabaze ikibazo cyoroshye, ari wowe wabirya cyangwa se reka niba babirya turebe ibiganza byawe, reka niba abategereza Imana n'ubundi, abandi reka niba bifashe ntabwo mutabizi neza. Umva ukuntu rero mama mu rugo yabigenje, yahise yibuka icyanditswe cyo mu Migani 16:4, abwira abana ngo nimuze mupakurure, mwatarabwira ati ariko se ko nakubwiye ko bivuye kwa shitani, ariko iyo Imana yatanze itegeko na Satani aragahura. Haleluya! Mu Migani 16:4 bibiri ngo imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka, tuvuga ukuntu imigenzereze yanjye. Haleluya! Uriya mu buzima uzahakikishe yuko imigenzereze yawe, haleluya, imigenzereze yawe inezeza Uwiteka. Abanzi bazaguhagurukira mu nzira imwe, basubira mu nzira zirindwi n'isezerano ry'abera. Haleluya! Imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Biravuga ngo Imana ituma n'abanzi be biyuzuza nawe, bicudika nawe. Imana dukorera n'iki muri kwigira, Yesu ashimwe cyane, n'iki muri kwigira. I can give you testimonies narabibonye mu buzima bwanjye. Sinjya muri Israel, wenda hamwe n'abantu muri Israel bahari, umumama yaduhaye ubuhamya muri Feyi kwa gatanu. Umumama yaduhaye ubuhamya, yagiye ku gicaniro, ibi ntabwo ari ibintu umuntu afabrika. So tutiyobora muri context, abantu basigaye bavuga Imana bakagira ngo ni ibintu duha papiri, ariko mureke gatoya, Imana iraza kugaragaza ko ari Imana birenze ibyo twayivuze. Imana izakora ibintu ibyo twayivuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Umumama tuwe hamwe muri Feyi, yarafite ikibazo cya minerval, school fees, noneho ajya ku gicaniro, hari igicaniro, yirirwa ku gicaniro asenga, avuga ngo Mana nabaye umwana, ni umuntu w'umupfakazi, abandi bana yarabishyuye, ari yasigaye umwe atarabona amafaranga, ariko amwohereza ku ishuri, abwira ishuri avuga ngo umura nzayabona mwe mumwakiriye. Ntiyakwihisha, ajya ku ishuri agati ndi guca mu ntambara, ariko munyemerere iminota mikeya, igihe gitoya nzabona minerval. Ajya ku gicaniro ajya gusenga, asenga. Hari uwundi muntu Imana yari yakozeho, umuntu from nowhere ari kwigendera Kagugu, umwana yiga Kagugu, ku ishuri y'Ikagugu. Aciye kuri rya shuri, mu mutima uramurya, yibuka ukuntu yakuze ari imfubyi, kwiga biko itangaza. Coincidence yabaye, ngenda kunyita coincidence, nyita coincidence. Murabyumva? Okay, no mutabyumvishe nta kibazo, akosa akaho mutabyumvishe. Mwumve, habaye ikintu gitangaje. Yinjira wa muntu, arinjira abwira headmaster, head teacher, aramubwira ngo nashakaga umwana nishyurira. The same time, saa yine yinjiyemo, uwo mwana yari ari gukina hafi y'ibiro bya headmaster, aho ngaho ari barakina. Noneho headmaster aramushimira, urakoze, abantu nkamwe rwose bamugize neza. Akebuye amaso ahita abona wa mwana, mwumvishe birimo abantu 800, abantu babakeneye minerval bari benshi. Ariko akebutse ahita abona wa mwana, ahita yibuka telefone ya nyina, amubwira ngo tegereza akanya gato tuzabona minerval. Ahita ahamagara wa mwana ngo ngwino hano, arimo ngo uyu muntu ashaka kwishyura ishuri. Ako kanya muri uwo munsi umwana yishyura ishuri umwaka wose.
uzabyite chance ubyite hazari bye nzabyita Imana. Haleluya. Inzira z'Imana ntizirondoreka. Imana rero message nashaka kubabwira mbere ko dukomeza parti ya kabiri y'igitaramo, nagira ngo ukomere umutima. Ahadi za Mungu zinasimama imara. Oh, haleluya. Inzira z'Imana ntizirondoreka. Imana yaca kwa oncle cyangwa se ntiyaca kwa oncle. Imana yagutabara from nowhere. Imana ni Imana. Acheni Mungu aitwe. Witangira gushira Imana muri Imana izaca muri zino watu. Ibyo utatekereza ndashaka kubakomeza umutima. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyo mwibwira si ibyo twibwira, ndetse n'inzira z'Imana izo nzira zacu. Tegereza Uwiteka, imigenzereze yawe itunganira Uwiteka izakora ibiruta cyane ibyo bayisabye. Oh, haleluya. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Nifuza gusaba kugira ngo muhaguruke dusengane nawe. Ufate ikiganza cya mugenzi wawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufate ikiganza ubwire ntuzi ibyo yibwira, ntuzi ibyo arimo aranyuramo, ariko niwe mwinginzi we uyu mwanya. Niwe mwinginzi we, you are his or her intercessor. Umusengere kugira ngo abone inzira z'Imana mu buzima bwe. Zamurijwe umusengere kandi utidirishije. Nagusengera nawe ufate nk'ubundi w'inyuma, ariko musengerane mutidirishije. Zamurijwe muri iki gitaramo mwami mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zawe ntizirondoreka mwami, inzira zawe, oh, inzira zawe mwami. Ndasenga kugira ngo uce inzira mu buzima bw'abana bawe, abafite inyanja imbere yabo uyicamo kabiri biciye mu nzira zawe mwami. Waravuze ibyo wibwira, ndamenya ibyo twibwira. We said ibyo wibwira. We selected, we chosen, we have decided to line ourselves on your side. Mu izina rya Yesu tuhisemo ibyo wibwira, tuhisemo kumvira ibyo wibwira mu izina rya Yesu. Abatekereza igitangaza cya sante cy'umubiri uca mu nzira zitandukanye kugira ngo barengere uyu mukobwa, uyu mumama, uyu muhungu, uyu musore mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zitandukanye hanyuma umurengere uyu murimo urengere biciye mu nzira zawe. Mwaba ufite igitanga ukeneye igitangaza cy'amafaranga, uce mu nzira zitandukanye umutabare. Ufite ikibazo mwami Imana cy'amakimbirane mu rugo, ufite ikibazo cy'ubushako utameze neza, ufite ikibazo mwami Imana icyo cyose muri ubu buzima, oh God of so many ways, oh wowe inzira zawe zitarondoreka umuntu atabara. Reka mwami Imana uce inzira nk'uko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo amarembo mbere mwunguruke, ngo mureke umwami w'icyubahiro yinjire. Reka amarembo yunguruke mu izina rya Yesu mu buzima bw'abana bawe, hanyuma umwami w'icyubahiro agaragare mu buzima bwawe. Icyubahiro no gukomera ni ibyawe no n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha kandi ibagire neza. Shalom, shalom.